Yes, muraho neza nshuti za Ruta TV 1. Reka mwese dutangire tubakira aho muherereye tubabaza ati se muraho mumeze mute, murakomeye, mumeze neza? Bimeze neza, bimeze gute se? Abantu benshi murankumbuye muri izi nkuru, nanabanje gusa n'uwigize bize ariko nyine birimo. Hanyuma aya makuru njyewe nagiye nyakira ku bwinshi amakuru menshi, ariko ngenda mbanza kubera ko ntari mfite umwanya, simba nshaka guhita nyashiraho amakuru nk'aya ngaya tarabanza gukora iperereza ryayo ngo nkore ubushakashatsi menye neza icabiteye, impamvu iyo ariyo. Hanyuma rero mbibutse yuko sindi umucamanza, ariko mfite channel yitwa Ruta TV 1, niyo dukoreraho, ifiteho abantu b'abanyabwenge cyane. Abantu mvuga abanyabwenge ni abafana banjye bayireba, baza batanga ibitekerezo bizima, mbwira n'abantu baza gukora ikiganiro iwanjye muzi neza yuko atari ngiye muje gukura ibitekerezo, muzamwita cyane kuri birabyo muri comment, kuko ni nyamibwa cyane. Nanjye birabyo muri comment bimpezesha no kubaza umuntu ujya wa muntu twakoranye ikiganiro, iyo bibaye ngombwa ko dukorana icya kabiri, bimpeshesha neza kugira kumubaza bijya muri comment bambaza, kabimubaza narangiza kubimubaza nkabimubwira se bimeze gute, nanjye rero cya gitekerezo ako nakuye muri comment nuko biba bimeze kabisa. Hanyuma uyu mukobwa yitwa umukobwa mwene wanyu wo Munyamurenge, mutagira ngo wenda ngo tuzaza duhisha ibintu bimwe na bimwe bitameze neza, oya. Kandi ibintu byose byabaye, njewe mu ntandukanye n'abandi banyamakuru bavuga inkuru, so atabonye kanaka bigenze gutya aramuvuze, uwo muntu mumutandukanye na Ruta TV 1. Ruta TV 1 ntabwo ari wa munyamakuru uje gushaka amakuru gusa tuvuge ngo abonye hano inkuru, swate umugabo n'umugore baratandukanye, swate umugabo yakubise umugore, swate bigenze gute, ibintu byinshi. Uwo Ruta TV 1 iwe ntabwo aba muri ibyo. Ruta TV 1 amakuru aramwisangira ya banyirayo, banyirayo bamugezaho amakuru yabo, kandi banyirayo bakamusabisha ko abishyira hanze, banyirayo bakabisaba yuko abishyira hehe hanze. Mutimukeye abantu ba hano muri Uganda muramuzi cyane, muramuzi Mutimukeye, mureke kwirengagiza, muramuzi cyane, abantu benshi hano baramuzi Mutimukeye. Mutimukeye mwikorari yararirimba nkaho atagihari. Kandi iki kiganiro mwibaze, Mutimukeye ngewe niwe wampamagaye wa mbere, arangije kumpamagara ndamuhamagara muhuza n'umugabo wiwe kuri call, ndababaza mumbwire ibi bintu byanyu ukuntu bimeze. Mutimukeye arambwira, arangize kumbwira umugabo arambwira, ndababwire se none Mutimukeye ko yaje gutanga iki kirego avuga gutya, tugishire se kuri YouTube muzakureho biriya bitekerezo byiza by'abafana batanga, tugishyire yose cyangwa ko ndu wa YouTube kandi bingeraho byose biba bishaka kuja kuri YouTube. Ibyo abantu bangezaho barambwira ati wewe nta n'ikindi cyatumye tuguhamagara. Mutimukeye yambwira ati we nukugira ubishire kuri YouTube gusa, icyo gusa, ati turashaka yuko uza kubidushira kuri YouTube. Ubwo ari Mutimukeye bimbwira. Mutimukeye kuki ushaka ikibazo cyawe kitarangirana n'umugabo wawe kandi numva amakosa ari we uyafite? Mutimukeye ngewe yaraje, mureke mbabwire inkuru zose, kandi tuza tubabanya kuri tuvugisha ukuri ko umuntu yatubwiye, mureke kurambikwa. Hari abantu benshi bazabambwira ngo mba navuze inkuru ndende, mashaka kugira mbaheze amakuru mazima. Ese muba mushaka mbaheze inkuru z'ibike cyangwa ingende nshiriya mureke kumva ubusobanuro? Ese muranyemereye amakuru nyaheri muzi ni muzingo
ngende mvuga buri kote yose, ngende mvuga ukuntu bimeze, noneho munaze kubyumva neza. Niba ubinyemereye urakoze. Hanyuma ico nari ngiye kuvuga ndakomeje. Mutima ukeye yaraje arambwira ati njyewe Ruta, ndifuza yuko ukora ikiganiro bwangu, ukora ikiganiro kivuga ku mujajwa y'umugabo wanjye. Ati uyu mugabo wanjye yashatse mvuye aho muri Uganda, uranzi. Tukiri aho ngaho mutima ukeye, njye namumenyeye mu rusengero, hari urusengero bwa mbere twahuyemo, mbona ari kuririmba cyane kandi n'umwana mwiza biteye ubwoba. Noneho nta kintu kimera neza nko gusanga mu rusengero umwana mwiza pe azi noneho no kuririmba, uhita ubona nyine kabisa ukavuga ati aha ni sawa pe. Mutima ukeye njyewe sina nawe bishe, twarasohotse uwo munsi wa mbere mu rusengero, umubonye ndaza ndamuvugisha, ndangize kumuvugisha muheza namba yanjye ngo arangize aza kunyandikira nyuma, turakomeza turavugana bisanzwe biri aho ngaho. Nyuma yaho kangangira gutya mbona ariko akaba tayari yari inshuti yanjye, biri aho ngaho to. Nyuma yaho ngira gutya mbona save the date, ngira gutya mbona nkubise ku rubuga rwo gutwerera, ndabutwerera ibintu byose biragenda gutya, ubukwe buraba bugenda neza cyane. Ngo burangize kuba rero ubukwe, umugabo asubira hehe? Muri Canada. Umugabo amari gusubira muri Canada, ariko asubirayo yaragize amezi atari make. Mutima ukeye cyaje kubaho, umugabo we yamaze kugenda muri Canada, mutima ukeye yasigaranye ubushuti cyane n'abantu, kandi cyane sirto abayobozi ba korari ba kondigiteri, kandi aza kubabwira aho bihurira na kondigiteri ikibazo cyabo. Muramuzi kondigiteri simuvuga, singiye kumuta hanze nkuko ntaco yavuze, ntaco yambwiye, gusa usibye ko kondigiteri nawe namwaje si ibi bintu bakuvugaho ubirimo nawe. Guys, reka mbabwire, nimubona mbakoreye ikiganiro gutya kiba camvunye cyankuye kure, niyo mpamvu iyo mfite akazi niyo ko bari gatoya, akandi kazi gatoya gashoboka, sinshobora kubona umwanya wo gukora iki kiganiro mfite ako kazi gatoya kangira bize. Niyo mpamvu rero, hanyuma niyo mpamvu muri kubona muri iyi minsi ntari kubakorera vuba, suko mbuzi inkuru ndazujuje, ndazibitse inkuru nyinshi kandi zishobora kuba ziri mu zoroshe, ariko nizo zose mbashaka kugira ngo tubanze tumenye ukuri kwazo, kandi tumenye neza niba bashaka ko bija hanze bitazantera ikibazo. Ndi umuntu nofungwa, nda umuntu twahura nawe akangirira nabi, twoshwana nawe tukagwana, ariko njye mbashaka ngo niba mpaye inkuru yawe nyikore, nitunahura ntitugahure nk'abanzi, tuzahure nawe wumva sinkujyamo ngo nukuri inshuti, kandi nisanga utari mu makosa ndakujyamo. Ariko njyewe ku bwanjye, njyewe igitekerezo canje cyo kuvuga ngo wenda ndakujyamo sinkujyamo, nushaka icyo ntukagikomereho cyane, muzaza mutekereza ku bitekerezo cyane bya muri comment. Buriya comment ni nziza n'izima. Rero iyo comment ubonyeho akamesaje kangana kuriya, ni kagufi ariko karimo ibintu byinshi, keza kameze neza. So icyo nshatse kuvuga ni igiki se? Shatse kuvuga yuko uyu mukobwa mutima ukeye bimara kugenda gutyo, yaraje arambwira ati Ruta, uyu mugabo yaragiye aranyanga aranta, ngo arangize kunta kwanta narageze hano muri Canada. Ati ndamushimira cyane kuba yaranzanye muri Canada nkahaguruka, yagize neza cyane. Atari ko nkimara kugera hano yavuze yuko mfite ingeso zitari nziza, ati byabijye byo gushwana gusa ko umugore n'umugabo bijya bashwana, ati wabigira ibintu birebire. Aravuga ati se kubera iki
uba ufite ingeso zitameze neza, jewe sinshobora kukwihanganira mu nzu, jewe ndashaka ko dutandukana. Mutimukeye ndamubwira ati Mutimukeye ukuntu mwumvishije mvuga uburyo Mutimukeye yaza avuga, iwe ijwi yaza akoresha si nk'iryo ryane, yaza avuga nyine, ariko nanje nkaza numva harimo akantu k'akanyoma, kandi iyo umuntu abeshe ntumuyoberwa, akanyoma karimo. Ngira gutya ndavuga ati Mutimukeye, ibintu simpambi bisobanukirwa, yego mwashwanye n'umugabo mwatandukanye si mwe ba mbere, ibyo bibaho bisanzweho, ariko se ikibitera ni igiki? Ikibitera ni iki gikubiye muri ibi bintu hano hagati yanyu? Ngo aje kumbwira, arambwira ati njyewe nanjye byarantunguye, byaje nk'inkubikubita, ngire gutya numva gusa ngo umugabo bigenze gutya, numva biranyobeye. Ndamubwira ati se ibyo bintu uwo mpuza n'uwo mugabo basi? Murambabarira, hari ahantu nari ndangariye, hari umuntu uri kuvuga kandi ngira amatsiko menshi cyane ko ndamamurangariraho nyine. Ni muri televiziyo sinzi inkuru bibaza batambutsa gutya ari kuvuga, kandi ngira amatsiko menshi kandi nkunda amakuru cyane. Iyo mbonye umuntu ari kuvuga amakuru mba nshaka kuyareba, ariko ni muwe munzimirije iyo televiziyo kuko ndi gusa n'uwatakaye mu kiganiro. Nimba abantu banyumvise sincyamvuga nkomeje nkuko natangiye, ni muwe mutuzimirije iyo TV rero. Hanyuma rero ati Mutimukeye wewe mpa iki iyo nimero y'umugabo wawe muvugishe. Mutimukeye ati njyewe Ruta zaguha namba y'umugabo wanjye wakoze part 1 ivuga kuri iriya mbwa y'umugabo yantaye iri mu kugenda isebya mu muryango, ivuga nk'uko ari njye wamutaye, ari mu kugenda abwira abantu ngo ni njye wamunanije, ari mu kugenda abwira abantu ibiki na biki akavuga amakuru atari. Ati rero njyewe Ruta ndashaka yuko ibi bintu bindambiye ari ifaranga ndaziguha, ukorera ikiganiro kivuga kuri uriya mugabo. Namubwira ati Mutimukeye uramenya sinjya mfata ruswa y'amahimba, amafaranga woyampa ndayakeneye ko ndayashaka, ndayakenye cyane mu bintu buriya nanakenye ni amafaranga, ariko sinshobora gukora ikosa byangiriza ubuzima bwa muntu, kandi nimba ibintu twemeye ngo tubikore bije ku karubanda, simba nshaka ngo mbogame ngiraho nja ngo wenda yego nje aho ari ukuri mpita mperekana nkavuga ati njyewe ndahangaha pe abandi bazokuvuga ibintu. Mutimukeye mbabwije ukuri mwabantu, nico kintu yambwiye gusa ngo umugabo aramuharabika ngo akavuga yuko ngo zamubazanira na Mutimukeye murabimenyereye kuri njyewe yuko mubazanira mbazanira abantu bose. Mutimukeye nico kintu twaherutse kuvugana, ndamubwira ati umugabo wawe aruhe abona yuko ntari gukora inkuru, arambwira atakira namba yiwe, atariko ntiwumva iby'uwo musazi, ati nkuko yarasaze nuko yambwiye, ati uramenya Ruta utumva iby'uwo musazi yarasaze yarisariye. Ndamubwira ati se Mutimukeye gute uvuga ko umugabo yasaze? Amagambo uri gukoresha umbwira ndi rubanda naje. Arambwira ati njyewe n'umunsi uzonkoresha ikiganiro nzamutuka. Nzamugira gute? Nzamutuka. Ndavuga ati Mutimukeye reka mpamagara umugabo wiwe. Muhamagara umugabo arambwira ati Ruta njyewe umugore wanjye kuba twaratandukanye ni iki kiza? Umugore wanjye njyewe yaje hano muri Canada afite akana kamwe, ariko ako kana nkaba nzi yuko ari njyewe papa w'akana, kaba nzi neza kuko ari njyewe papa w'ako kana, ari njyewe wakabyaye. Ngo agere hano nyuma yaho
mbona umuntu ukuntu ikintu cya mbere nabonye yahinduye uko nyubaha yanyubahaga byarashize. Ndibaza ati ese wa muntu kunyubaha bigenze gute? Ko yanyubahaga yantinyaga kiba muri Afurika, mugejeje muri Canada ndamusazije abaye uruhegeri. Ndavuga ati reka ntuze, reka nicecekere njyewe nza nivugira makeya, wenda zarukutinyira nkuko ntona muzani no twotandukana. Ahangaha afite amasheriya menshi yuko tutapfa gutandukana nkuko yaranaje. Ti wenda reka myihorere. Umugabo aremera aravuga ati njyewe ngiye kuzazana numvira umugore icyo ashaka cyose. Atari ko nababajwe n'ijambo rimwe. Ruta. Ijambo rimwe niryo ryambabaje. Iryo jambo ryambabaje ni iki? Mani munzimirize iyo televiziyo kabisa, muraba mumfashije. Muri studio yanjye mugomba kubaha icyo nababwiye. Nabwiye ngo munzimirize, ngira ikibazo cyo kurangara iyo mbonye amakuru. Kandi murakoze twumvikana aho ngaho. Uwo mugabo aje kumbwira arambwira ati Ruta, kandi twese twari kuri koro turi bangahe? 3. Arambwira ati uyu mugore uramubona neza. Ati ndeme reka mubaze akajambo kamwe. Ati icyambere ngiye kukavuga nimba mbeshe mbura ababyeyi banje. Arahira ababyeyi biwe atabura ababyeyi biwe bose. Ati kandi ati nkuko ni ati njewe nari ngira igikundiro kimwe numvaga mu isi muntu nkunda ari uyu mwana wanjye. Atari ko kuri ubu ngubu n'ubundi rwa rukundo rw'ababyeyi banje ntawurarusimbura, nibo bakirufite rujya mbakunda. Ati rero niyo mpamvu mbarahiye, baza umugore wanjye mubaze Ruta, niba uri umunyamakuru nyawe mubaze tese umuhungu witwa Kanaka kondigiteri wa korali yanyu muri Afurika muri Uganda. Ariko Uganda noneho twatanga, ndi kubona bamwe ngo bari mu kujya amafaranga y'abandi. Mwababonye simbavuga, nabonye bamwe bantuza nabo basohoye amavideo, ibyo simbivuga, basohoye ama audio n'ibiki n'amavideo. Uganda mwabaye gute? Mushaka tubashamburiye neza tubinjiremo, ariko uyu nguyu we yabaga Uganda gusa yaje kugenda kandi agiye vuba. Arambwira ati Ruta, mbariza uwo mukobwa mwiza, uwo mugore mwiza. Umubaze tese Ruta, mumbarize tese umwana afite n'uwanjye si uwanjye. Nkimubaza arambwira, ndamubaza tese mutima ukeye we, ibyo umugabo avuze ngo tukubaze. Arambwiye ngo nkubaze wumva, ese umwana ufite n'uwiwe n'uwawe? Wenyine uzi uko wabyigenjeje iyo ngiye ahatari, n'uwawe n'undi mugabo cyangwa n'uwawe nawe? Mutima ukeye ngo aje kumbwira aravuga ati njyewe sinzakora ikosa ryo guhisha umwana wanjye. Ati nkuko yozozo yakungaya. Ati ngomba gukora ikintu tisinzi n'igihe canje tinsenza nshobora kuzapfa ryari. Ati nshobora gupfa umwana wanje atabimenye akazabaho mu buzima bubi naripfiri. Ati niyo mpamvu nahisemo kuvuga ati jewe niyo umunsi uzonkoresha ikiganiro ndumva nshaka kuvuga umwana wanje na se neza isaho atuye. Ati kandi se ndifuza yuko amahirwe yo kugira umwana wa kabiri ariwe yazavaho. Je mbabwire rutazunguzwa muri iyi minsi ibintu ndimo kumva byanteye ubwoba bwo gushaka. Ndavuga ati ingo nuko zimeze we. Oya, hari izizima mu mbabarire, hari izizima zubatse abantu bafite ubwenge bwinshi, ariko hari ingo hano hanze mon frère narumiwe. Hari ingo aha hanze ziteye ubwoba, bakubwira ikintu ukibasa iki kintu kibaho, iki kintu ndamubaza ambwira gutyo ati
umwana wanjye ndifuza yuko uwa kabiri n'ubundi azabyagwa n'uwabyaye wa mbere. Uwo se wabyaye wa mbere abahe? Abaho ngaho iwanyu Buganda uramuzi, kondigiteri. Niyo mpamvu kondigiteri atashatse, mba mbona akuze nawe adashaka. Kombe yibitseho icyana cya mutima ukeye, yaramubohoje afite kuzamushaka. Mutima ukeye yambwiye gutyo, ndavuga ati mutima ukeye bureke aho ngaho umugabo wawe yongereho ibindi. Umugabo aje kumbwira arambwira ati, mutima ukeye wenyine yaranyibwira arambwira ati, wemere muba abagabo babiri, singuhisha uyu mwana si uwawe kandi aho tuzohurira na se tuzabyara undi mwana. Si ikosa ribayeho rya mbere. Ariko yema abahungu bo hanze muri gushaka abakobwa beza bino, naje gusanga abakobwa beza murambabarira, ariko buri ushobora nawe kwishira mu beza utari mwiza, ariko abeza barahari. Abakobwa beza bari kunyumva, hari igihe ngira abahungu kuri aba bakobwa beza. Aba bakobwa beza mubona hano baragoye. Umukobwa mwiza, buriya gushaka umukobwa mwiza, mbabwiza ukuri, ni nko gutera umurima w'ibisheke ku ishuri ry'abana batoya ba pirimeri, kuko uwo murima ntuzawusarura, ntiwawusarura wenyine. Buri uje arakonyora ikigori cyangwa igisheke giteyemo, buri umwe araza agakonyora igisheke, undi akaza akagica, undi akaza akakibomora, undi akaza agaca igisheke akagitema. Nanjye ngo kukibomora, kugitema. Yego, nuko ibintu biba bimeze rero. Gushaka umukobwa mwiza ni nko gutera umurima w'ibisheke ku ishuri ry'abana bato ba pirimeri. So bikavugwa ko uyu mwana w'umukobwa akimara kubona ageze muri Canada yahise aca umugabo wiwe amazi nk'uko yari azi neza, kuko yifitiye undi mugabo wamuteye inda. Ese uyu mugabo iwe winjiye mu rugo rw'abandi akamutera inda, ese ni gute umugabo wiwe? Nabajije umugabo we, ni gute waje ukaba uri hano ukarinda usubirayo utazi nimba umugore atwite cyangwa niba adatwite? Arambwira ati, ibintu biba mu ngo ni amayobera. Ati umugore ashobora no kukubesha ko ari ku munsi wo kubyara, ukemera ugahaha ibintu byose ukabigura, buri kimwe cyose ukamwitegura, akibura amezi. Umugore niwe umenya igihe yatwariye inda, kandi ayikubwira igihe ashakira. Arakubwira ati, siko muri iyi minsi noneho ndi kwiyumvamo, sinzi ukuntu umeze muri njyewe, ndi kumva umushiha, ndi kumva agasesemi, ndi kumva nanze kanaka. Ubwo yanze, nimba babyita gute nabyibagiye, ngo abagore bafite inda nimba babigira gute sinibuka, ngo nimba bayamuhuzwe, niba ariko kwarara, ariko ngira ngo ni uguhugwa, aba yamuhuzwe. Rero ngo aje kumbwira, arambwira ati, nawe ubwawe bizakugora kumenya ko umugore wawe atwite. Ati kubera iki? Niwe ukubwira igihe atwite n'igihe ataratwita, niwe ubikubwira, niwe uba wumva ibintu byose uburyo bimeze. Sasa njyewe Ruta, umugore wanjye kuba twaratandukanye sinjya kumusebya muri famiye y'iwabo, ahubwo mvuga ibyambaye. Kubera iki? Yicara ati bibaho ikosa kabisa, ikosa ribaho kuba yarabyaye uwo mwana atari uwanjye. Atase ariko kuki yamubyaye? Yarangiza akagira kandi magambo ateye ubwoba ngo azashaka undi mugore wa kabiri. Icyo kiganiro ngiye kukibaha muri part 2, noneho nzaba ndi kumwe nawe, banyemereye bombi. Ariko ntarabaha iyo part 2, mureke mbabwire ngo ibintu byarakase. Muziyumvira amakuru mwenyine, muziyumvira amakuru mwenyine.
ngo nkunda kuvuga amakuru muziyumvira. Hari igihe mba mvuga bimwe nanabicisha hirya mbigabanya, simvuga uko babivuze kugira ngo mbyoroshe, ariko noneho bazabyivugira hano mwumigwe mwenyine. Ariko njyewe ndatanga inama imwe, gute ingo zanyu zisenyuka ntimwirukire mu nama, mukirukira kuri YouTube, mu nama z'umuryango ko arizo zishobora byose. YouTube ishobora kuba nk'inzira ya nyuma niko mbikeka, ariko inzira ya mbere igomba kuba iya famiye kameme. Mugomba kwizera famiye mukayibamo, icyo ishaka mukagikora, ariko apana kwama mugiraho ibintu mwamubitwara reza gutyo muje kuri YouTube mwisebye. Ndamaze intumwa natumwe ndayikoze, nari intumwa yabo uyu munsi bantumye, ndabatumikiye. Ahasigaye amakomenti muze kuyategera, muze kumva inama z'abantu banjye, ngira abantu b'abanyabwenge bafite ibitekerezo bizima, barabaheza amakomenti abubakira urugo. Hanyuma murakoze, twari turi kuri Ruta TV 1, umunyamakuru rutazunguzwa.